Bavandimwe inshuti zacu mukurikiranye ibiganiro byacu kuri Mwiza Christian TV, nongeye nagarutse muri za nyigisho zacu, inyigisho twiyemeje zadufasha kurema imiryango, ingo zishimisha Imana. Isomo ryacu ry'uyu munsi ni isomo rya 4 rijyanye no kumenya imico inyuranye mu mubano w'abashakanye. Nongere mbibutse ko ari Pastor Ngirukwayo Augustine muri kumwe. Reka tubanze dusenga Imana. Nyagasani Imana yacu, Imana y'amahoro, Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Turabizi ko ari wowe waremye umuntu, turabizi ko waremye ingo, kuko niwe waremye urugo rwa mbere rwa Adamu na Eva, aho wabashyize muri Edeni mu rugo rwa mbere. Wifuzaga rero kubaho data wa twese nk'uko ubishaka. Uyu munsi ingo zacu ntabwo zimeze nk'uko ushaka. Ingo zacu zuzuye amakimbirane n'intonganya, ariko muri iyi minsi turimo dushaka data wa twese kukwegera no guharanira kugira ngo turebe ko ingo zacu zagaruka zikamera nk'urugo rwa mbere rwo muri Edeni. Dufashe rero muri izi nyigisho turimo twiga, zifashe abasore bifuza gushinga ingo zabo n'abakobwa, zifashe abagabo n'abagore bafite ingo zabo, kugira ngo Mana Nyiringabo hagire ibyahinduka, ndetse hagire n'uburyo bwo gutegura ingo zazaguhesha icyubahiro. Urakoze, byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amina. Ngira ngo nk'uko nari maze kubivuga mu kanya, isomo ryacu ry'uyu munsi ni isomo rya 4, isomo rijyanye no kumenya imico inyuranye mu mubano wacu. Umubano si umwanya udahinduka cyangwa se umwanya uhora uterereye. Yandi magambo, urugo rurahinduka kubera impamvu nyinshi ndetse zitandukanye. Abantu bari kumwe mu mubano burya ntibaburamo udutotsi, kandi n'umunyarwanda yaciye umugani ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Reka rero mu isomo ryacu dukomeze tureba bimwe mu bigomba guhora bituranga kugira ngo twirinde, kugira ngo tuve mu dutotsi twagenda tuboneka mu miryango yacu. Intambwe ya mbere ni ukugerageza guhora umuntu yitwaye neza imbere y'uwo babana. Intambwe ya kabiri ni ukugerageza kubona uwo mubana nk'inshuti yawe ya mbere ikomeye. Nubwo hari imiryango igerageza kuba mu byishimo, ariko ntitubura ibihe by'ibigeragezo, ndetse iyo bitarwanyijwe biganisha ku gutandukana. Gutandukana ni ikintu cyugarije imiryango muri iki gihe, bituruka ku kudahuza kw'abashakanye, kandi bikaba bigoye guhangana n'iki kibazo niba abantu batagarukiye Imana ngo bayihe, ndetse bayihe n'igihe n'umwanya mu buzima bwabo. Ubundi kubana k'umugabo n'umugore ni ugushyira hamwe, kandi nako Imana yabiryenye, ariko byafashwe nk'aho ari ibintu by'igihe gito, nyamara si byo. Ugutsindwa hagati y'umugabo n'umugore tubisanga mu isezerano rya kera ndetse n'irishya, aho byavuzweho na Yesu Kristo ndetse n'intumwa Pawulo ubwe mu nyigisho zabo ku mibanire. Gusa Bibiliya yo ntivuga byinshi cyane ku bijyanye n'inzira zanyurwamo ngo bafashe imiryango irimo icyo kibazo. Reka turebe impamvu zimwe na zimwe zitera ibibazo abashakanye. Hari ukudahuza ibyiyumviro no kudahana amakuru. Guhanahana amakuru bivuga kugeza ku wo mwashakanye ubutumwa cyangwa se amakuru mufitiye, no kwemera ko nawe aguha ayo makuru agufitiye. Hari ukudahuza ibyiyumviro mu mibanire. Mu mubano muri iki gihe usanga abashakanye batiyumvanamo, ugasanga umugore n'umugabo
baba bafite icyizere mu buzima bwabo bwa buri munsi, buri umwe agaragaza ubwigenge ku wundi ariko yifitiye n'ibyo agamije. Buri umwe afite ukwihagararaho no kugayana no gusuzugurana no kumva umwe yakoresha undi icyo yifuza gusa. Hari amakimbirane ahuriweho igihe abantu bafashe umwanzuro wo kubana, usanga benshi bagira uburambe burenze nk'imyaka 10 ku bijyanye n'ubuzima bw'ingo hanze aha. Niba se umwe afite uko abibona n'undi akagira uko abibona ku buryo butandukanye n'ubw'undi, kandi ntihagire uwemera iby'undi, byagenda bite niba bo ubwabo badashobora kwicara hamwe ngo bahuze uko babibona hanyuma ngo bivemo n'igisubizo kibabereye? Akenshi uzasanga haba gutumvikana bishingiye ku mpamvu zitandukanye, ndetse muri zo twavuga impamvu ya mbere nk'igitsina. Muri ibi bihe hari ingo nyinshi zifite ibibazo bishingiye ku gitsina. Ibi rero bigaterwa no kugira ubumenyi buke ku bijyanye n'ubuzima bwabo, cyane cyane imyanya myibarukiro, kutagira imiterere nk'iya mugenzi wawe, ubwoba bw'uko hari ibyo utazabasha gukora ko bikwiye, imitandukanire ku mubiri ku bijyanye n'igitsina, kutabona umwanya uhagije no kubiganiraho, no gucana inyuma ndetse n'ibindi. Ibyo byose bikurura kutumvikana no gusubiza inyuma ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, kandi ari wo munezero ukomeye mu mubano w'abashakanye. Indi mpamvu ni uko ibyo buri muntu wese ashinzwe atagerageza kubikora nk'uko yakagombye kubikora. Muri ibi bihe turi mu ivugurura ry'imigenzo ya kera, haba ku mugabo no ku mugore. Akenshi ugasanga biganisha ku makimbirane ashingiye ku kutamenya umugabo bivuga iki cyangwa se umugore bivuga iki. Aya makimbirane usanga ashingiye kuri kamere kandi adashobora kurangira hatabayeho urukundo nk'itegeko rikuru. Indi mpamvu ni ubutagondwa. Iyo umugabo amaze gushaka umugore, hakurikiraho ko buri wese azana imico ye. Ibyo nabyo bikaba byakurura ingorane igihe umwe agumye ku ruhande rwe, yumva ko ari we ufite ukuri, nta bushake bwo guhinduka, muri make nta kugondwa na mugenzi we babana. Indi mpamvu ni ijyanye n'imyemerere. Bibiliya itanga mwitangirizwa ku bibazo bishobora kuvuka hagati y'abashakanye, umwe ari umukristo undi atari we. Guhuza idini cyangwa itorero bishobora kuba imbaraga z'urukundo rw'abashakanye. Gutandukana itorero cyangwa idini nabyo bishobora kuba intandaro yo gusenya. Indi mpamvu yindi twavuga ni agaciro. Igihe cyose abashakanye batandukanyije ibintu ngenderwaho, ubwo imibanire igira agatotsi, hagatangira ihangana ry'imbaraga no gusuzugurana. Ikindi ni amakimbirane ashingira ku byo dukenera mu buzima n'imico ya buri muntu. Abize ibijyanye n'imitekerereze bemeza ko buri muntu akenera kurya, kuruhuka, umwuka w'ubwisanzure, ariko kandi agakenera gukunda no gukundwa, agakenera umutekano no guhura n'abandi ngo bungurane ibitekerezo. Mu bintu nkenerwa rero, igihe umwe abisumbya mugenzi we maze nawe akabyemera, hakunda kuzamo umutekano. Ariko igihe bose umwe yemera ibye n'undi akemera ibye, biba isoko y'amakimbirane. Igihe kandi umwe yemera kurekura, kuganira no guhindukira cyangwa guhindura imyitwarire ye n'ibyiyumviro bye, ariko undi ntiyemereye kurekura, akagumya kugundira imico ye no kwinangira, ibyo nabyo biba isoko y'ibibazo. Indi mpamvu ni ibijyanye n'amafaranga. Wakwibaza utese amafaranga mu rugo aboneka ate?
ese acungwa ate? Ese asohoka ate? Kubasha gusubiza ibi bibazo mu buryo bumwe ni intambwe ikomeye cyane cyane mu kumenya imicungire y'urugo. Kudahuza ibisubizo nabyo ni isoko y'andi makimbirane akomeye. Ni ukuri iyo imicungire y'ibintu mu muryango yumvikanyweho n'imibanire igenda neza. Ibindi bishobora gusenya umubano w'abashakanye ni imbaraga ziturutse hanze. Izo mbaraga zishobora guterwa n'ibi bikurikira: abo mugira icyo mupfana bashobora kubasenyera urugo bashaka kubayoborera urugo, guserereza no gushaka ko mubatunga. Abana mwibarutse bashobora kubagora mu burere igihe cyose mudahuje. Inshuti cyane cyane uwo mutandukanije igitsina ashobora kugusenyera urugo. Ubukene mu muryango nabwo bushobora gutera ubwumvikane buke. Umuhamagaro w'umuntu cyangwa se akazi kenshi akora gashobora gukomeretsa imibanire y'abashakanye. Gusubira inyuma k'umutungo w'amafaranga bitewe cyane cyane n'uburyo akoreshwa nabyo bishobora gusenya umubano w'abashakanye. Hari ibindi bishobora gusenya umubano, ni ukuruhanya no kutihanganirana. Uko imyaka igenda ishira niko abashakanye bagenda bazura ingeso zabo, kugeza ubwo ndetse zishobora no kubarenga ntibashobore kuzisohokamo. Iyo hatabayeho kwihanganirana, ingeso zishobora gusenya imiryango y'abashakanye. Ikindi ngira ngo mbabwire, kubaka urugo ni urugamba rukomeye. Urushako n'ukuri ntibigomba gutandukana. Ni ukuvuga ngo aba bana bagomba kubwizanya ukuri mu gihe cyose bari kumwe. Ibi ariko bigenda biba mu byiciro. Iyo mukimenyana umwe yibwira undi, ariko ukuri ko mwashakanye kumenyekana iyo mumaze kubana. Ni nabwo umenya ingeso ze. Ni ukuvuga ngo ukuri n'urukundo ni ibintu bigenda bikura uko mugenda mutindana. Ubundi kumenyana no kwihanganirana birajyana, kuko nicyo kubaka umuryango bivuga. Ni ukwihanganira imyumvire ya mugenzi wawe, ingeso ze, imico ye, ukamenya ibyo akunda ndetse n'ibyo yanga. Kwihangana ni ikimenyetso gikomeye cyo kubaka umuryango, kandi kugira imbabazi no kwiyunga bikaba urufunguzo rwo kwihangana. Rimwe na rimwe gucika intege nabyo biba isoko yo kwihanganirana. Gusa itondera ikintu cyose cyaca intege mugenzi wawe. Kumenyana ni umurimo ugomba kuranga ubuzima bwacu, kandi bigatangira mbere yo kubana. Uwo muzabana ubundi wagombye kubanza kumumenya. Kubaka urugo rero ni ishuri rihoraho, nk'uko umunyeshuri ahora ku ntebe. Hari indi mpamvu ari ngombwa ko umuntu agomba kugira uwo babana. Ni ngombwa ko mu buzima tunezeranwa. Ni ngombwa ko mu buzima tubana n'Imana, abantu ndetse n'abo twashakanye. Ni ngombwa kugira urukundo n'umuntu, ko turi abantu bafite imibiri, kandi umuntu ufite ubwenge wese akaba agomba kubitekereza. Kumva umuntu akuze agomba kugira inshingano no kuba umubyeyi. Kumva umuntu agomba kugira uwo babana bafashanya. Ni byiza no kugira umurongo ngenderwaho, ndetse no kugira inshuti iruta izindi mu buzima. Bavandimwe, inshuti zacu, mwari mukurikiranye isomo ryacu ry'uyu munsi kuri Mwiza Christian TV. Ngira ngo naho rigarukiye, aho twareberaga hamwe ibijyanye n'imico inyuranye mu mubano, ndetse n'uburyo twakwitwara muri byo kugira ngo turusheho kubaka umuryango, urugo rushimisha Imana.
reka mbararikire gukomeza gukurikirana izi nyigisho zacu kuri iyi channel, kandi mugerageze gukora ku buryo byajya bibageraho vuba. Murakoze cyane, reka mbasabire amahoro y'Imana abane namwe, kandi umugisha w'Imana ukomeze kubana namwe. Reka dusenge Imana. Uwiteka nyaguhoraho, Imana y'amahoro, Imana ikunda umuntu yaremye, Imana yifuza ko twagira imiryango mizima, imiryango yayihesha icyubahiro, imiryango yaba intangarugero mu bandi. Reka tugushimire urukundo rwawe. Twongeye kuza imbere yawe nanone tugushimira ineza yawe n'urukundo rwawe, kandi twongera tukwereka izi nyigisho twatangiye. Nkanjye Data wa twese ngusaba imbaraga, ngusaba gukomeza kumbonekera no kunyereka, ngusaba kandi nabe izi nyigisho zigeraho kubaha kuzumva neza no gufungura imitima yabo. Kandi Data wa twese ngusaba kugira ngo izi nyigisho zizagire umumaro mu mitima y'abantu, kandi izi nyigisho zizagira umumaro ku gihugu ndetse n'abanyarwanda bose, ndetse n'abandi bazashobora kuzumva muri uru rurimi. Urakoze Data wa twese, rero ukomeze ubane natwe. Dukomeje kuguha karibu n'ikaze mu mitima yacu ndetse no mu ngo zacu. Bana natwe cyane, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina.